Yes, turi muri short time. Nikeye. Okay, muri short time rero twabasezeranyije ibintu bitandukanye byinshi aho twabasezeranyije ko tugomba kuba turi kumwe n'aba presenters tugenda tuganira. Mo twagiye duhura nabo rero mukaba mwabashe kugenda mubona bamwe batandukanye ubu twaba turi kumwe no mu presenter Mike azwi hiki Mike ninde Mike akora ati une mugiye gomeza mukurikirana. Yo, big up to Showtime viewers. Tutangiye kuba kubyo presenter bwawe nicyo watubwira kuri entertainment y'u Rwanda dore ku kiganiro cyawe ari byo kireba cyane. Yeah, entertainment y'u Rwanda iragenda itera imbere cyane. Hari mu kwandika mu binyamakuru, hari amaradiyo, hari na online, ari byo Showtime yatangiye. Mu byerekeranye na radio tubitangira twatangiye ku makuru yo hanze cyane, ariko tuza gusanga byaba byiza duhereye iwacu. Akenshi mbere iyo umuntu yazaga nko muri konseri wasanga harimo nk'abantu 30-50 se, ariko ubu konseri yari yose y'abanyarwanda uragenda ugasanga byibura harimo nk'abantu 200. Ahandi publicité yakozwe neza ugasanga harimo nk'abantu 500. Urumva rero ko bigenda bizamuka kandi nizera ko mu minsi iri imbere ho bizaba bikomeye cyane. Amateleviziyo menshi amaze kutubeshya ko azaza ariko ntibaratangira, ariko mfite icyizere ko mu minsi iri imbere bizaza. Televiziyo y'u Rwanda nayo birimo biragenda biza. Twagiye tuvuga kenshi bakavuga ati turabatuka turagira gute, ariko tubabwira mu buryo bwiza. Ubu ngubu hari cyamaze gukorwa. Gusa ubona ko indirimbo z'abanyarwanda byibura basike bazishyiraho igihe nubwo kidahagije ariko baragerageza. Hari amateleviziyo yo hanze dushaka gukorana nko muri East African TV na Channel 5. Hari ukuntu twatangiranye kuganira uburyo twajya tubagezaho bimwe byerekeranye na showbiz yo mu Rwanda. Urazi music mu Rwanda maze gutera imbere, tukabageza ama clip hano bakayakina, bakanagira umwanya niyo waba iminota 10 yo kuvuga kuri Rwandan show business. Ndakunda ku rukundo cyane, mu rukundo zo mu rugo hagati y'abagabo n'abagore, hagati y'abakundana n'abakobwa n'abakobwa, n'urukundo muri rusange. Twari nk'indirimbo igiye kuza mu minsi imbere yitwa Duharanire Urukundo, njya nza korana no bita DJ B. Indirimbo ivuga ku bantu muri rusange, duharanire gukundana, tureka amatiku, tureka ubuntu bw'ubutiganya. Haba hari amaklipe amaze kugeza hanze. Hamaze gukorwa clip ngira ngo nebyira. Hari indirimbo Fiesta, clip yayirenda kurangira. Hari indirimbo yita Yizire nakoze na Liza, clip yaragiye kurangira. Hari indirimbo bita Isezerano ubu tuvugana twamaze kurangiza script. Nge na Ver mu producer mushyashya. Nyuma yaho mu kindi cyumweru nzajya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi gukora clip yisubireho. Nyuma yaho ndateganya kujya mu gihugu cya Malawi gukorera yo clip y'indirimbo ya Listen to Me iri mu Giswahili. Waba uteganya kurashinga album yawe ryari? Hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2010 Imana ibaye ikitutije ubuzima. Izaba iri 100% live. The core izaba ariyo ya mbere igaragaye mu Rwanda. Nicyo kintu ndi kwiha kugira ngo ne kwihuta ariko nzategura ikintu gifite ingufu. Ese Salax Music Award 2009 yateguwe ite? Tugize amahirwe kuba bareba umuntu wayiteguye live. Yeah, ni inzozi nahereye kera numva ngomba kugira ikintu nkora kugira ngo music yo mu Rwanda igire agaciro. Mu ntangiriro rero byaratugoye, byarangoye kugira ngo mbyumvishe abantu babe banshyikira mu gitekerezo cyanjye, biza gutuma mbyirantsamo njyenyine ho gato, ariko nyuma nza kubona abantu bafasha mu mirimo iri technique. Turakorana, turakomezanya, projet ndayandika ngeze kubatera nkunga bamwe na bamwe ntibabyumva ko ari ubwa mbere, bikanansaba kwikorera ku mufuka wanjye byerekeranye n'amafaranga, ariko burya gushaka niko gushobora. Nubwo twari dufite ubushobozi buke twateganyije ibishoboka byose, igikorwa kiraba kandi cyagenze neza. Ese aba bahanzi urabavuga hiki kuba baratsinze barabyishimiye? Ese abataratsinze babifashe bate nk'abantu mwe muhagarike igikorwa? Ni ngombwa buri gihe niyo wiga mu ishuri ugatsindwa uravuga ngo mwarimu yanyibye. Nemera ko byagenze neza kuko buri muhanzi wese wafashe award yarayimeritaga kubera ko twagiye tureba ku bihangano byo kwagiye akora ku myaka gishira, tureba umwimerere urimo, tureba no na public, kwari gutora kuri SMS, kwari gutora kuri telefone live, kwari kwandika buza formulaire abanyamakuru. Ibi byose rero tubikurikije twasanze byose ari byo. Ikibazo cyaje kuza ku muntu nka Dr Jacques na Liza, ariko Liza tubigarutseho
ni umukobwa wakoze cyane muri uriya mwaka wa 2008 bigera naho abandi bakobwa nka ba Chanel ba Mr bavuga bati Liza niwe agomba kujya muri Pama Awards ariko tujya gutora arimo babyirengagije ariko nyamara public yo hari ukundi kuntu yari iziriza iramutora Dr Jacques cyatumye atsinda hari ikintu cya mbere aba mu bakimaze group Dr Jacques ni umugabo ukunda kwikorera marketing mu ndirimbo ze kenshi kandi muri ya minsi yarakoreraga abahanzi benshi indirimbo ku buryo aba Tom Close aba Rafiki abahanzi benshi ba Urban Boys ku buryo abaturage bahise bamwumva vuba nawe nicyo gituma yatsinze ngira ngo ku bindi bice byo abantu benshi ntibigeze batungurwa ko abadomina cyane mu Rwanda tuba tubazi cyane birebye urabona ko bakeye barabyambariye kubyambarira buri muhanzi wese ni itegeko twari twatanze kuko uriya munsi agomba kwandika mu mateka DVD hari yabyo ni DVD zahora yibukwa nk'irushanwa cyangwa se ibiro bya mbere byabaye byo guha agaciro umunyamuziki mu Rwanda twe twabwiye utazaza yambaye neza nk'umuhanzi ntituzamwinjiza hari ibyo bifite target ebyiri iya mbere no kwihesha agaciro nk'umuhanzi bive kuri bya mbere byo kwitwa rubebe byo kwitwa nde bakubone mu nzira wambaye ibikabutura binini imyenda itagukwiriye cya kabiri ni ukwemeza abanyarwanda ko hari icyo dushoboye ko hari icyo dushobora kugeraho ko kwa kundi bakubona wambaye imyenda ya studio ushobora guhinduka ukambara karavate ukambara isaha ukabukeye cyane ukajya mu birori bikomeye niyo gituma twari twateguye kujya kuri red carpet n'ubwa mbere baye mu Rwanda ngira ngo rero ntabwo ari kujya kuri red carpet wambaye sanda ari wabonye ishimwe n'utararibonye ariko nawe byamuteye kugira ishyaka ryo kuzakora neza ngira ngo urabona ko uyu mwaka sinzi awards izabona umugabo sibundi ko abantu ni benshi amatana mashyashya ngira ngo birakomeye cyane turimo turanzura se nihe nama wagira abahanzi nyarwanda nibiha agaciro cyo ni cyambere bava mu bintu by'amabifu nujya kuririmba ngo ngewe kanaka nambara ikoboyi ngo byuka mu gitondo ngibyo nta kintu bibwiye umuturage wo muri nshinga umenye public dufite ko tukiri kuyubaka tugenda niho kwirwaza no kwizamura gahoro gahoro kandi ndizera ko mu minsi imbere bizakomeza ikindi nabwira n'aba radio presenters nkamwe nanone mukora kuri online media kuri internet tugerageze gukorere hamwe nkuko muri za Uganda bameze muri Amerika bameze aho usanga inkuru igenda ikagera kuri igera no ku wundi neza rero ko mu minsi imbere bizatera imbere kandi tukarya kuri ayo matundo tumara iminsi duharanira na keke jambo kawe kanyuma se wabwira abakunzi ba Showtime cyane cyane abakunzi bawe So Showtime is a big show. I love this show. I like it. I watch it every day online. My computer doesn't never turn off. I like Showbiz Time. So support Showtime because it's the really magic. Big up. Here's the Mike Showtime.